Shalom nshuti y'Imana, nshuti y'umusaraba, tugushimiye kubw'uyu munsi nanone kubana natwe n'iby'igiciro gikomeye, ni ukumvira Imana bikomeye. Ufite byinshi wakora, ufite byinshi waba ukurikiranye, ariko kuba aka kanya uteze amatwi ngo umve icyo Imana ivugana nawe, ni uko ari we muntu koko Imana yagamije, yagambiriye, yatekereje ko igomba kuvugana nawe muri ubu buryo. Uyu ni umunsi wa gatandatu w'iki cyumweru. Icyumweru gifite intego ivuga ngo worship your Abba Father, cyangwa ramya so wo mu ijuru, ramya so wo mu ijuru. Hanyuma tumaze iminsi tureba ku bintu bitandukanye, point nyinshi zitandukanye. Ijoro ryakeye twarebaga bijyanye no kurushaho kumenya Imana n'ubwiza bwayo, n'ubundi ntabwo ari byo turi bujye kure. Uyu munsi turasoma urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 7. Ririmo amagambo hafi 3 y'ingenzi. Irya mbere yaramubwiye ngo narwanye intambara nziza. Irya kabiri aramubwira ngo narangije urugendo. Irya gatatu aramubwira ngo narinze ibyo kwizera. Very important words mu buzima bw'umukristo. Niki gitumye uyu mugabo agira imbaraga zibasha gutuma urugamba yarwanye uko rwari rukomeye kose, no matter how it was not easy, ariko aka kanya tuvugana n'umwe mu bagabo, n'umwe mu ntwari zihari zibashije guhagarara ziravuga ngo noneho icyo nakubwira, icya mbere narwanye intambara nziza. Nimba utanyuzwe ndaguha n'icya kabiri, urugendo nari mfite nararurangije. Hanyuma kugira ngo ubyemere neza ubyizere, icya gatatu narinze ibyo kwizera. Turavuga umuntu ushobora gufata umwanya we agapfukama akaramya Imana. Niki gituma, nuhe musemburo uri muri uyu mutima utuma uyu muntu amavi ye ahora apfukamye ahamagara Imana? Ni igiki Bibiliya ivuze gitumye uyu mugabo avuga ngo urugamba rwose narwanye, intambara zose nanyuzemo, zaba izamenyekanye n'izitaramenyekanye. Uyu mugabo uri kutubwira niwe wagize ubwo avuga ngo maze kubona ko urugamba ndwana atari urwo mu mubiri, ngo ahubwo hari indi myuka y'ahantu ho mu kirere ndimo nkirana nayo. Afite ingamba nyinshi yarwanye, haba mu isi y'umwuka, haba mu mubiri. Ararwana umunsi ku munsi. None uyu munsi arahagaze aravuga ngo nyuma y'icyo gihe cyose ndwana, umva nkubwire, aravuga ngo narwanye intambara nziza. Arongera arabishimangira aramubwira ngo urugendo rwanjye nararurangije. Avuga icya gatatu ashikamye cyane, aravuga ngo narinze ibyo kwizera. Mana yanjye, number 1, ikintu gishobora gutuma umuntu yiyemeza kuguma ku Mana mu buzima bugoye, mu bihe bikomeye, abantu bamushizeho, nta muntu n'umwe uri ku ruhande rwe. Kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu aguma ku Mana ni umugabo wabashije kugira ijisho ribona. I repeat this again. Imwe mu mpamvu zikomeye cyane zishobora gutuma umugabo cyangwa umugore yikomeza ku Mana akarwana intambara zose zikomeye ariko ntayiveho, agatangira urugendo akarinda rusoza akiri ku Mana, akabasha kurinda ibyo kwizera. Ikintu cya mbere gishobora gutuma uyu muntu abishobora ni ukugira ijisho ribona. Twabireba
Bibiliya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere hafi ku murongo wa 11, Uwiteka aramubwira ngo waroye neza, waroye neza. Hari gutungirwa urutoki kw'ibyo Imana yifuza kumenya cyangwa ishaka kumenya, hanyuma iyo ijisho ryawe ryarebye neza, icyo gihe usobanukirwa amakuru ukeneye, amakuru agiye kugufasha muri urwo rugendo. Listen carefully. Iyo ari Imana yagutungiye urutoki ikakwereka from A to Z, every single point you need to understand to establish the foundation in your life. Iyo wagize amahirwe yo guhura n'Umwuka Wera agahagararana nawe akakubwira ngo mwana w'umuntu, look up, waroye neza, you know what it means? Bivuze ngo birashoboka ko ushobora kureba ariko ntubone neza icyo Imana yashakaga kubona. Niki gituma umuntu aba afitweho umugambi n'Imana ariko akaba ashobora kutareba neza uwo mugambi? Aba ataragira ijisho ribona. Niki gituma ijisho ribona rikura mu buzima bw'umuntu, bw'umukristo, mu buzima bw'uwizera? Number 1, umutima ukunda Imana. Can I say this? Ntabwo bisaba kuba uri apotre, ntibisaba kuba uri evangeliste, ntibisaba kuba uri pastor, ntibisaba kuba uri revera. Hari ikirere revera atinjiramo, hari ikirere apotre titire itakujyanamo. The titles in the kingdom of God doesn't matter. What matters is the way and the courage of serving the true love. Because the Bible says you have to act childlike. My God. Mugomba kwitwara nk'abana bato. Biravuga ngo abashaka ubwami bw'Imana bamere nk'abana bato ariko ntibaba abana bato. Listen to this carefully. Mera nk'umwana muto ariko ntube umwana muto. Childlike, not childish. Kugira ngo ugire ijisho ribona muri ubu buzima bisaba ko uhindura ubuzima bwawe bukava muri status, bukava muri titire, bukava mu byubahiro, bukava mu ko bakuzi, bukava mu ko wiyita, bukava mu buryo bagupresenta, bukava muri experience ufite, bukava mu muryango n'amakonegisiyo ufite, bukava mu cyubahiro cyose isi ikuziho, bukinjira mu murimo wo gukora ibifasha abandi, serving. Right? Ijisho ribona. Icya kabiri, I'll give second example. Yobu yaravuze ngo ngiranye isezerano n'amaso yanjye, ntabwo nzigera ndeba ibidafite umumaro. Niki gitumye uyu mugabo amaso ye ayahereza iyi discipline iteye ubwoba? Nuko ryara riri designed muri we, rya sin nature, rya kamere y'icyaha ryimuwe, ryakuweho. And remember, kugira ngo ubuzima bw'umukristo buhinduke, it's not about speaking about any change. Ni ibijyanye na power of substitution. Iyi power and point of substitution cyangwa se itegeko. One of the laws in the kingdom, there is substitution, gusimbura. Iyo Kristo amaze kumena amaraso, aya maraso aza gukuraho icyuho cyari cyaratwawe na kamere y'icyaha kubwo kwigarurira ubuzima bw'umuntu kwa Satani. Aya maraso araza agasiba ibyanditswe byose. Niyo mpamvu birivuga ngo za nzandiko zose zandegaga
imbaraga yazikuyeho ngo n'imihango yose ayikuraho, yayikujeho amaraso ye mu gusimbura uwari ubambwe, uwari upfuye yari wowe, yari jyewe. Izina ryawe ryari rihindanye n'iryanjye rihindanye, ariko through substitution yaraje aransimbura. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo utarigeze kumenya icyaha yahinduwe icyaha, nubwo nta cyaha yakoze, ariko yaraje ajya muri portrait, ahagarara mu iforumo yuzuyemo icyaha. Abari bayirimo bose baba free, arababohora. Aravuga ngo nubwo mbakuyemo nta cyuho kiri bubeho hano. Right? Kamere y'icyaha mu buzima bw'umuntu, igitumye Yobu agira ubushobozi, imbaraga zifata uyu mwanzuro ukomeye, nuko habayeho gusimbura. Ahari hicaye ryarari n'umutima wamusunikiraga kurebesha amaso ye irari ry'isi n'umubiri, havuyeho hari undi mwami wahicaye. Dawidi yaravuze ngo umwami wanjye yicaye iburyo bwa se ataramubona, kuko yari amuhamije yumva hari amahoro adasanzwe afite muri we. Bibiliya iravuga Yesu ubwe arihamya akavuga ngo njyewe ndi umwungeri mwiza. Dawidi muri Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo jambo w'Imana yahozeho, ngo kandi icyaremwe cyose cyaremwe nawe. Yohana mu gice cya mbere arimo asobanura gukomera k'uyu mwami. Uyu mwami tuvuga afite imbaraga zikuraho ibyaha. Yohana ntabwo yigeze atinya, arakomeza aravuga ngo nguyu mwana w'Imana ubasha gukuraho ibyaha. Ese uribuka rya jwi ryavugiye mu gicu amaze kubatizwa ryavuze iki? Nguyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Substitution. Yobu yari amaze kubona undi mugabane ukomeye cyane ugomba gusimbura iyo kamere y'icyaha cyose. Reka Kristo yicare mu mutima wawe, reka Kristo yicare mu buzima bwawe. Icyari kigutwaye cyose, icyari gitwaye intebe n'umwanya mu buzima bwawe, reka aza gisimbure. Reka umubabaro wari ufite awusimbuza amahoro, reka agahinda wari ufite agasimbuza umunezero, reka gucika intege wari ufite agusimbuza imbaraga zidasanzwe n'umurava umuturutseho, reka kubura ibitotsi abisimbuza amahoro n'inzozi nziza zidasanzwe mu bicuku. Akira ubuntu bwe, akira kugirirwa neza nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.